People Choice Award. So many participants, but only one winner. And do you know who is it? The Devil by KILLARMAN. And the best actor is Irunga Rongi Tukowote. Iziwacu best upcoming actor mwitende cyangwa se buri kantu. Bamenya is the source of is the foundation of my talent. So thank you so much, Bamenya, for supporting KECAPU to become who she is now. So rero KECAPU, iyi modoka nidusoza event, after the event, the car is just parking outside there, and I think urayitahamu. Sibyo? Mwakoze cyane, turashima cyane. Ibyo byose nanone ntabwo twabura kudashima imodoka, izi dekoro zose ni kubera Event Factory. Event Factory niyo yakoze design, setup for the screen, everything. Ndashimira umuntu bita Clapton Kibonke. Nimba kiri muri sare yahaguruka. Nta kibazo turahurira muri CKYC. Ndashimira umuntu bita Papa SAVA. Amashimwe bwa mbere njya kuri kamera ni namo umunsi wa mbere Papa SAVA nawe yaragiye kuri kamera duhurira kuri scene imwe. Nibajya bavuga ngo tunganye imyaka ni mukabihakanye. Ubwo yanjye irihisha iyi kigaragaza ariko twari turi kumwe kuri uwo munsi. Ndashimira KILLARMAN. Amashyi menshi. Ni umugabo utuma dukomeza gukora. Nitwe twakoze agacinjiro kacu. Ndashimira umuntu bita Uwabaye. Nimba ryari Uwabaye niko tumwita watsinda ibihembo ahangaha. Nawe turamushimira. Hashimira umuntu bita Apollinaire inzira y'umusaraba. Hashimira Neri Zacu TV. Hashimira muri rusange n'abandi bakobwa bose ba producer barimo Banyambo, ba benshi bari bakobwa bagiye barimo ba Pauline, benshi barimo muri industry yacu. Sibyo? Ikindi ndashimira famille yanjye mvukamo. Bingu bana neza nabagenzi. Umukinyi ukunzwe ndamuzi. Kandi namwe muramuzi. Kuri njyewe ni Regis. Cyangwa KILLARMAN. Kuko umukinyi ukunzwe bigendera kuri trend. Aba nibo bashyashya niyo maraso mashyashya. Natwe turakunzwe na ba Papa SAVA barakunzwe. Hakumbwiye ngo tanga igihembo na motivating umuntu ukiza kuruta umusini. Mwese ibihembo Papa SAVA afite birarenga 10. Ibyo mfite birarenga 10. Kukina kima umuntu utarakibona. Nsaba arahari ntakunzwe se? Yego. Ndimbati se mu baturage nimwe ntaca impaka se? Rero gutsinda hano ntago bisaba kubukunzwe, bazabihindurira inyito gutsinda hano bisaba kuba wishoboye.